cyangwa ugihagarariye mu talent detection. Yewe ndi kuri projet isi yose man, isi yose kabisa, nta bintu byo kurebera hafi. Isi yose igomba kubizi. Uzi icyo bisaba kugira ngo umuntu amenyekane worldwide? Urakoze cyane kuzana icyo kintu. Ejo bundi wavuye hano aratubwira ati bareka kubabeshya, umwimerere uvuga si gakondo. Ambwira ati zandimo ntago ari gakondo kabisa. Zicuranzemo ibintu by'ibizungu, gitari si iki y'inyarwanda, ubupiano bashyamo ubuki butari ubunyarwanda. Biragoye ko wafata indirimbo ngo ucuranga inanga gusa ihereza umwana w'iki gihe genzi cyangwa ngo avuge ngo ino ndirimbo nayumva. Ebundi hari ukuntu ukora indirimbo nk'umu creative, namwe murabizi, ukumva buri gihe ukuyumvisha ukumva hari nk'akantu bari kongeraho. Mu bahanzi bo mu Rwanda, no the crazy part, njyewe I literally njyewe I adore art. Iyo mbonye indirimbo y'umuhanzi I adore the art binaba yakoze. Ni cyo kintu kigira imfunguzo nyinshi. It has a lot of keys, ariko nta n'umuryango n'umwe cyafungura. The Choice Live. The Choice Live loves and one more time. Tukaba twakira undi musore nawe hano umuhanga cyane witwa Magna Romeo muri The Choice Live. Meze neza se? Meze neza cyane Peter, meze. N'amahoro, ni fresh kabisa. Kabara k'umuntu ndabona yana ari sawa, kagutose karagaragara neza kabisa. Dushimire Drip Maker. Drip Maker niko yitwa, the designer yitwa Drip Maker. Yitwa Drip Maker kuri Instagram kabisa. Ndaza kumucekinga out, urabona ko afite utuntu twiza byatari. Uko mumenye gusa Drip hari ukuntu ndi kugenda nzivamo gake gake. Ntiyazi kudripingisha. Kikabice Drip yema numva nyine ari cyangwe tu ukuntu hazamo na papa cyangwe. Barukuru muri Drip Maker kabisa atazamo utuntu dutuje. Oya Drip nyine ni n'umwambaro nyine wari wese wabona ukubereye, ni Drip kuri wowe nyine wowe wawukunze urakubereye tu. That's a Drip. Kaza ya Dripingisha rero. Bimeze bite ubuzima bumeze gute Magna? Ubuzima buragenda. Umuntu ari gukora ni gake kabisa. Ni ishuri n'umuziki nako. Kuryama nta birimo. 2026 turayibona gute? First when it started twabuze abantu bavuga ngo uyu nguyu uzaba umwaka wanjye. Wowe uyu mwaka no wanjye. It's time to build history kabisa. Bihoraho kandi. Bidahagarara. Ariko iyo wireba nk'imbere nko muri projection yawe nko mu myaka wenda nk'itanu, ubona uzaba uri umuntu umeze gute? Nje rero ntago na predicting a future, ariko cyo nzaba ndi mu bahanzi bahagarariye igihugu cyabo tu. Hehe. Ushobora kubugihagarariye wenda Kanombe kuri big project. Cyangwa ugihagarariye mu talent detection. Yewe ndi kuri projet isi yose man, isi yose kabisa, nta bintu byo kurebera hafi. Isi yose igomba kubizi. Uzi icyo bisaba kugira ngo umuntu amenyekane worldwide? Uzi icyo bisaba kugira ngo umuntu amenyekane ku isi yose? Cyane avuye mu Rwanda ari umunyamuziki. Birasaba nyine kuri aputura ibintu byinshi bisabwa, ariko ndakeka nyine nibyo ndi kugenda ibyo ntazi kubyiga mu bintu bisaba byinshi. Icyo ubona uri kubura ubu ni iki? Icyo ndi kubura nicyo ntaragira experience. Urumva? No kuvuga ngo ni time tu, ndabura time, the right time. Ndikumva iki kintu kibura. Koko ngiyewe ibyo nshoboye ndabikora. That's very nice. Magna rero afite track shasha. Ariko ushobora kuba warigeze gusohora audio yayo mbere? Kuri Spotify I guess. Ko hari ukuntu indirimbo nyumva zabaga indirimbo ko nyizi. Indirimbo bari nziza. Indirimbo ko n'utugamba hari ukuntu njyana natwo rwose ngumva ari kutunyorosha. Kanyikiremo n'abari budukurikiye utwari kintu tubwiye ati track sanze nyizi cyangwa hari ukuntu nanjye ndi kuyumva. Nisore kuri baryohera cyane. He has a very nice video, you should go and check it out kuri YouTube. Turivugaho n'ibindi byinshi mu kanya tugaruka. Keep it the choice. Let's go. Magna Romeo. Shasha avuga ngo niba ushaka urukundo rwanjye bararukorera cyane kabisa. Niba ubwira ko nkunda ibyo ibyawe ngo have never been in love before, but I just wanna call you mine. I just wanna call you mine, and then I just wanna hold you tight. Yes sir.
wumvishe umutoma indengera ugiye kurengera cyakoze man iyi track mu matwi yanjye ndumva imaze nkayo maze igihe kabisa. It sounds like a hit song. Niba nta hantu naba nyizi nayumvishe cyane. It's a hit song this one. ukaba wararose indirimbo ukayikwiba. Why you killed it, you nailed this one, man. Thank you, man. Man, this is a very good song. It's a very good one. Who's the producer? X on the beat. X. Yeah. Sara cyakorera muri Ntuza. High five. Muri High Five. Yeah. Ko X ari itsimba. Twazanye kabisa. Uziko ari bwo mise mbitekerezaho. Havuga turamu X. Bro wabaye ikikwananutse cyane none usigaye wambara na rinete man. Ni izo murimbo cyangwa ni z'uburwayi? Imyaka. X, ngwino dusuze man. Come and say hi to the people. Mucyubahiro tukugomba kabisa. It's okay. Please come. Please come and say hi to the people. It's been a long time. This guy arachecheka. In fact, it's like it's gonna be my first time kukubona on TV. Yeah, come in. Let's do it. In entertainment, man. Let's get the microphone. Yo, what's good, my brother? Long time. How you good? Are you feeling okay? Sit down. Sit down. Welcome. Thank you. Umeze neza? Dore Exo, Exo on the beat. Ko witsimba cyane se? Ako nibyo byiza. Ntago bamenya aho baguhera. Ntago babona aho baguhera. Yeah. Igenda yurira ugiti nibwo igenda yurira. Bazidebere mikoro yawe ko yakakubera ukuntu baba bakagukubise nyine gutyo nyereka ndebe. Iriho kabisa. Exo on the beat. Uyu mutipe wamukora indirimbo nziza man. Thank you. Ugikora udu track twa fresh Aruto nawe? Aruto ntabwo deruka gukorana. Sigakorana na Santana cyane. Ako kera mwarakoranye ku yihe ndirimbo? Hari indirimbo afite twanda cyagukunda. Na ndaryohewe. Yeah, in fact ya all star y'abantu baba upcoming. Umutipe ne wayikoze irimo ba Ivan Impano, ba Ruti Joel, ba France Mpundu. France Ruti, Ivani, Ariel. Yeah. Harimo abantu benshi ba Mbanda Calvin. Calvin Mbanda. Nta ndirimbo za Mr Kagame wagiye ukoraho cyane nyinshi kuri album ye. Igende. Tujere kumwe na DJ Mahono. Yego. Power, wow. One of his biggest. Yes. Most of his album. Wow. Yeah. X on the beat. Yes. Muri High Five. Kabisa. Ko wihisha cyane se man, nongere ngikubaze ndabizi ko na mbere nakikubajije, but I want you kugomeza kubitekerezaho biragufasha cyane cyangwa ubundi ndi umuntu akunda spotlight. Ntabwo nkunda privacy yanjye. Urabona hari ukuntu ujya ku karubanda ukaba uri expose bigatuma hari ukuntu ugomba kwitwarika cyane kugira ngo abantu batakubona. Rero ngiye nkunda privacy yanjye, ntabwo niba nshaka ikintu kituma nyine umuntu ambona avuga uriya ni runaka, nimba hari n'ibintu nagomba kwikorera ubone ntabwo. Yes. Birumvikana kabisa, make sense. Ubuzima bwo kuri kamera buteye ubwoba. Usaba undi mutima. Tubwire rero kuri uyu mutipe, how do you see his talent? Tell us little more kuri we muri studio Magna Romeo, ibintu abantu batamuzi wa talent wise. Uyu mungu rero story ni ndende cyane. Tubwire we out here. Story ni ndende cyane kabisa. Umwanya uhagije. He's my brother. Muravukana? Oya nabakana ni mukazi tu. Ye mukazi kuko ndamuzi akiri muto akiri muri secondaire. Nibwo nahuye nabo. Muri High Five nanjye nibwo nangitangiye muri High Five. Mbona nyine he's so talented, arabikunda. Ariko kujya ntagiye gukorana nawe urumva yari akiri umwana. Ndavuga we have to challenge him. Tumuhereza nyine task kwa kundi ko twigeze dukorana n'abahanzi, ukajya ubona umuhanzi murakoranye ariko asohoye indirimbo ya mbere tangiye kubona abana batangiye guslidinga muri DM agahita wumva ibintu byacitse. Bambwiye ati studio wapi uretse ndahuze bana. Hari umuntu waje kundeba hano muri gato kandi niboneka rimwe cyane ugasanga nyine nta afite talent ariko nta passion afite. Kandi buriya ni ikintu bijyana. Ushobora kuba ufite talent udafite passion, ya talent yawe ikagupfira ubusa. Ugasanga wa muntu udafite talent ariko ahora afite consistency kubera passion afite, ugasanga bimubyariye bimugirira akamaro. Rero twamaye task turamugora kabisa, ni kwa kundi ucisha umuntu kugira ngo urebe koko nimba ibyo bintu azabikunda. Ko talent we nabonaga ko ayifite, ariko turavuga ati reka tumuhereze
ndambwira Petit nzigina production bura n'indirimbo nyinshi nkora aba yazitangiriye Well, yes n'umuhanga cyane for real? azi Yeah, gucuranga man. instrument nk'eshatu Izihe guitar. ubwo Magna piano gitari bass bakaba bayitwaye n'ingoma. gitari bakaba uzi ko utayizanyeho Yeah, he's Ubutaha multi talented cyane rero ubutaha uzazana Yeah, piano nzayizana. apana gitari nta kibazo piano kabisa. niyo ushaka urumva aba producer bamaze kuba scarce hari ukuntu iyo utabonye producer nyine sound yawe irapfa ugasanga nyine udependinga kuri producer mu gihe adahari biranze kabisa rero ndamubwira ati wowe nimba uzi gucuranga ibi bintu byose hari ibintu urusha n'aba producer why can't you learn the software ukajya wikora n'indirimbo mu gihe nyine nahari ukanagerageza kubyikorera nuko yatangiye no kubyiga atangira kujya akora n'ubudemo akabumpa nkamucalenjinga arangiza secondaire tumudropingira indirimbo ya mbere adroping ya kabiri then ubu ngubu nibwo navugaga ati talent ye nibwo none tugiye gushyiramo imbaraga bitewe n'ahantu yarageze ni umwanya mwiza wo gushyiramo imbaraga kugira ngo noneho n'abantu bayibone ndavuga noneho reka nanjye nifatiremo ko hari aho nagiye nkorera nyine indirimbo za Jaja nzagutegereza Jaja Juno Yes. Kizigenza na Yes. Kivumbi Yes. niwe wayikoze yes I produced that's the track. probably your biggest song right is Not it really ni iyihe wita your biggest song album ya Ruti album ya Ruti Musomandera Musoma Ndera yes the whole album niyo wita project nini kabisa kuri wowe To me, wahoze why it's a verb because ifite umwimerere Ifite yes umwimerere. identity in it itari mu bindi bintu biri mu zindi ndirimbo mu makosa ex urakoze cyane kuzana icyo kintu ejo bundi wavuye hano aratubwira ati bareka kubabeshya umwimerere uvuga si gakondo yego arambwira ati za ndimo ntabwo ari gakondo kabisa zicuranzemo ibintu by'ibizungu gitari si iki y'inyarwanda hari ubupiyano bashyiramo ubw'ubuki butari ubunyarwanda bati ikintu cyonyine ushobora gusamo cy'ikinyarwanda ni nk'ukuntu rutatwara ijwi rye oya buriya hari ikintu tujya gukora album ya Musomandera twari turimo kubona harimo gap hagati y'abantu bumva umuziki abakonsuma b'umuziki abantu bakuru ntabwo bashaka kumva indirimbo z'ubu z'urubyiruko ntabwo rushaka kumva indirimbo za kera ugasanga harimo iyo gap tuvuga ni gute dushobora kujya in the middle buri wese akisanga muri album either icyo kintu kigomba kuba kirimo gakondo as a foundation ariko kikajyamo na urban sound ko biragoye ko wafata indirimbo ngo ucuranga inanga gusa ihereza umwana w'iki gihe genzi cyangwa ngo bavuge ngo ino ndirimbo ntayumva so turavuga ati reka dufate indirimbo mostly nuko tugiye dupostinga nyine nk'ama behind the scene amayugi arimo ziriya ndirimbo zirimo amayugi ni instrument ya gakondo yo mu Rwanda harimo percussion z'inyarwanda harimo imitagara za ngoma twazizana muri studio tukavuza ingoma za kinyarwanda harimo ibintu byinshi bya kinyarwanda niyo foundation actually album then tugapolishinga kugira ngo tubone na sound y'iki gihe tugashyiramo nyine izo gitari amapiano like keys tugashyiramo gitari isanzwe guitar bass ariko foundation buya iyi album ni instrument za gakondo yes so ushobora gupikingamo indirimbo imwe kuri Musomandera se ukayita indirimbo yawe ibihe byose wa producinze my favorite song kuri Musomandera yitwa Amariza ubundi hari ukuntu ukora indirimbo nk'umu creative namwe murabizi ukumva buri gihe ukuyumvisha ukumva hari nk'akantu wari kongeraho ukumva nyine iyo baramuka bagwaye nk'indi minota wari gutwikinga akantu gatoya ariko iyo numvisha ndimo numva ibintu byose nyine natekerezaga nari mfite narabishyizemo that's nice yakuvuzeho ibintu byinshi bro gira ikintu nawe tubwira kuri producer X on the beat abantu batamuziho kariteze ubona you know his type of music as far as production is concerned gira ikintu nawe umuvugaho njyewe X nk'iyo abantu bamumbajije mvuga ko ari umu genius nyine ba bantu b'abahanga kabisa ubona afite ubwenge bwinshi byatari yaragusize kabisa bishoboka ariko akaba ari n'umuntu utuje ugira ambitions ze ari nayo mpamvu nyine tuba turi guhuza nyine like ni umuntu usettinga goal akavuga ati ibintu ngomba kubigeraho to kandi nyine nk'uko yagiye abivuga bitewe na background cyangwa history tugiye dufitanye n'ibintu byinshi nyine umuntu yamuvugaho keretse nko ku munsi wo kubukwe kabisa munsi w'ubukwe
siko batazaguha umwanya ungana n'uyu tuguhaye ntabwo bazaguha umwanya ungana n'uyu tuguhaye kabisa. Anyways, X niwe wakoze iyo track ya Magna Romeo iheruka gusohoka yitwa n'ibyawe. ni ibyawe. So reka tuyirebe mukaya hari ukuntu dukubise aka vibe none dufate time dutuje tuyirebe. We'll be right back, stay tuned. Iracyari The Choice Live. There is a nice track kabisa, it's a very good song. Thank you, man. Abantu bashaka kuyireba kuzumva nishiduwe kuri platforms zawe ho gatoya. Kuri YouTube, kuri Spotify, kuri Instagram, kuri TikTok, ahantu hose baba bashira imiziki, Apple Music, amazina ni Magna Romeo, indirimbo yasohotse yitwa n'ibyawe, barebeho n'izindi ziriho kabisa. Barebeho n'izindi ziriho. Ninde muntu ufatira icyitegererezo mu bahanzi bo mu Rwanda? Mu bahanzi bo mu Rwanda, no, the crazy part, njyewe I literally njyewe I adore art. Iyo mbonye indirimbo y'umuhanzi I adore the art binaba yakoze, ariko njye inspiration zanjye zose kabisa zikura muri high five, kuko niho hantu nagiye mura n'imbogamizi. Urumva ibintu bagiye bakubwira kare, urumva gutangira music bakakubwira ati ga production utabizi, bakakubwira ati kora ibi ngibi, bikarangira nyine byose ubyize. Like that's the inspiration. Jewe hard work nabashije gucamo neza nicyo kima inspiration. Sometimes you get inspiration from bad things. Yeah, so that's how I can tell. Magna. Kamubaza akabazo k'amatsiko. Kari hanze y'umuziki bro, bigira ubwoba. Baza nari. Baza. Ni ikihe kintu uzi kigira imfunguzo nyinshi? It has a lot of keys ariko nta n'umuryango n'umwe cyafungura. Ngo iki suramo iki kibazo? Ngo iki ongera ubaze. Ni ikintu uzi kigira imfunguzo nyinshi? It actually has, you know, many keys for real. Ako nta n'umuryango n'umwe cyafungura. Nta muryango n'umwe cyafungura. Ikibazo kirananiye bro. Harugi narumwe kabisa. Ikibazo kirananiye kabisa. Gerageza. I rather not try. Try your best, please. I don't have information on that. It has a lot of keys, but he can never open any single door. I don't know, success maybe? I don't know. Keyboard. That is crazy. That is Ukayambara insurance. That is hano shizemo ka kizi ndavuga kirarangiye. Ubaga gaguyeho. Happy kabisa. Biteye ubwoba. It's crazy. Ngo andi mahirwe se. Garukiriza ibi birabaye. Ibyo ngibyo birabaye. Utari garuka uzambaza kandi. Ugaruka zakubaza kandi. Any last word for the viewers? One word is batwizere. Abanyarwanda banyizere, kanivugire abanyarwanda banyizere, bantega amatwi, kuko mu by'ukuri nzanye ibyo ngewe mfite byiza kandi numva byabafasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Yaba ari music n'undi ni na therapy buriya. Hari umuntu ushaka kumva music akavura mental health ye. Yeah, so like banyumve tu bantega amatwi kandi nanjye mbafite ibintu byinshi cyane kabisa. Asosab yitwa Magna Romeo kuri The Choice Live of the track yitwa n'ibyawe mugende muyishake muyirebe muyumve mu subscribe kuri YouTube channel ye ni support yari yose social media ze mu following is a dope artist mukomeze mwe support twe turakomeza mukanya kuri The Choice Live. Should we play it again or dukine indirimbo yawe ya mbere waherewe? I guess you have 3 songs kuri YouTube yawe. Yeah, I have 3 songs. So which one do we go with? The recent project. The recent one. Yeah. Twongere tuyisubize. Ongera ibayeba yumve bye. Anything for you. Nibyawe playing on The Choice Live. Bizere ko baryohera cyane. Let's go. Magna Romeo. I said The Choice Live.